Hi everyone, ikaze nanone kuri YouTube channel yanjye ari nayo yanyu yitwa Fisher TV. Ndagusaba gukanda kuri subscribe niba utarabikoze, wandike comment, ukande kuri like ndetse unasharinge usangize abandi ino video, ndetse ubashishikariza gukanda kuri subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, ntibazongere nabo gucikwa n'amahirwe yo kubona ibi biganiro byiza kandi byungura inama kuri buri wese. Hanyuma rero tudatinze, uyu munsi nabateguriye ikiganiro kivuga ku bintu byafasha umwana mu gihe ari mu kizamini. Ese ni gute wafasha umwana mu gihe ari mu kizamini cyangwa se ari kwitegura ikizamini? Nkuko nababwiye ko tuba dukeneye inama zanyu nyinshi, hari umuntu wambajije arambwira ngo ese ni gute nafasha umwana, ni gute namufasha mu gihe ari kwitegura ibizamini cyangwa se mu gihe ari kwiga. Uyu munsi nuza kurangiza ino video uraba wamenye uburyo bwiza bwatuma umwana yiga neza mu gihe ari kwitegura ibizamini. Tudatinze rero, uburyo bwa mbere mu buryo bwafasha umwana mu gihe ari kwitegura ibizamini ni ukumuha gahunda ihamye. Ndasubiramo, uburyo bwa mbere ni uguha umwana gahunda ihamye yo kwiga. Urugero, kureba uburyo bwiza buhoraho, ndetse ubwo buryo buhoraho bukazajya buba buri munsi. Ubwo buryo kazajya ari ukwiga, mugapanga ngo iki gihe azajya yiga, iki gihe azajya bari kugira gute kuruhuka. Byibuza ugapanga hagati y'iminota 30 n'iminota 40, ubundi ukamureka akaruhuka. Ubwo ni uburyo bwiza butuma ibyo mwize byose nubwo mwakwiga bikeya ariko abifata, kuko iyo minota ijya kurangira atararuha cyane mu mutwe. Tudatinze tujye ku buryo bwa kabiri. Uburyo bwa kabiri ni ukumufasha mugashaka ahantu heza ho kugira gute ho kwigira. Ubwo iyo mvuze ahantu heza mba mvuze ahantu hatari urusaku, hatari ibintu bimurangaza cyangwa se bimuyobya nka televiziyo, amaradiyo ucuranga imiziki, kumuha telefoni. Ibyo bintu byose ukabimukura uruhande, ukabishyira ku ruhande, hanyuma mugakurikirana kugira gute kwiga, nta bindi bintu biza kugira kumurangaza. Ikindi ni ukumufasha gusobanukirwa ibyo atazi. Ubwo ni uburyo bwa gatatu. Uburyo bwa gatatu ni ukumufasha gusobanukirwa ibyo atazi, ukamusobanurira ibyo atazi, ukamubaza ibyo atumva, ukamusobanurira. Wenda byaba ari ngombwa wowe waba utari nta makuru menshi abifiteho, ukaba wamushakira n'undi muntu umufasha ku ruhande, umufashiriza mu rugo, ukamushakira umuntu uzajya amufasha kumusobanurira neza ibyo yavuye ku ishuri atumvise. Uburyo bwa gatanu bwa kane ni ukumuha gahunda yo kwiga ariko bimushimishije. Ubwo ni bya bindi twavuze muri video zabanje, akiga binyuze mu mikino, niba ari imibare akiga mukina, mwereka utuntu atubara, mukina mwimushimira. Byose biramufasha kwiga yishimye, bituma ya minota twavuze haruguru hagati ya 40 na 30 irangira atararangara cyangwa se atarahuga mu mutwe. Uburyo bwa gatanu ni ukureka umwana ukamufasha mugakora imyitozo myinshi. Gukora imyitozo myinshi
bimufasha kwimenyereza gukora ibyo batanze nko mu myitozo, homework, ibizamini byabanje, akagenda yimenyereza gukora imyitozo myinshi kandi ihagije, bituma iyo ikizamini kije abona ari ibisanzwe. Uburyo bwa gatandatu ni ukumuha uburyo bwo kwiga bitamutera stress, akiga ataza kunanirwa mu mutwe. Uzabimufashamo gute? Ari icyo bita kumuhumuriza, ukabwira umwana yuko kwiga nubwo ibizamini, ukamubwira yuko atari iherezo ry'ubuzima, ukamubwira yuko ari we bifitiye inyungu, mbese ukamutera imbaraga kugira ngo umwana yumve yuko afite imbaraga kandi atagomba gucika nawe intege. Harimo ikindi cyo kumuha uburyo bwo guhumeka buhoro. Urugero, ukamubwira sohora umwuka winjize, sohora umwuka winjize. Ibyo nabyo biruhura umwana kandi neza. Ikindi ni uguha umwana amazi menshi, akanywa amazi menshi mu gihe ari kwiga. Amazi menshi afasha umubiri gukora neza. Iyo umuhaye amazi menshi afasha umubiri gukora neza, ndetse n'ubwonko hari icyo twita ntashyuhe mu bwonko cyane, ndetse buriya ari kwiga atakaza imbaraga nyinshi. Iyo umuhaye amazi, imbaraga mu mubiri zongera kugaruka. Ikindi ni ukumuha igihe gihagije cyo kuruhuka. Niba ari ukwiga, agafata iminota akiga, mwibuke ntimuze gutinda kuruhuka, ngo aruhuke igihe gihagije. Byibuza aruhuke amasaha 8 mbere y'uko umunsi wundi ukurikiraho. Ubwo ni ukuva wenda 3:00 za nijoro abe aryamye, cyangwa se niba ari ku manywa aze gufata umwanya munini aruhuke, ubwonko bwongere busubire ku murongo. Ikindi ni ukurya neza. Ubwo ni ukurya neza, gushaka imbuto, umwana akarya neza kugira ngo umubiri we ugome afite ubuzima buzira umuze. Ikindi ni ukureka umwana cyangwa ugafasha umwana agakora siporo. Gukora siporo bituma ubwonko bukora neza kandi cyane. Ikindi, fata umwana mumarane umwanya mutembere, nabyo bizamufasha kuruhuka kandi neza. Ikindi ni ukumushakira uburyo uzajya umutera imbaraga. Ubwo ni ukumutera imbaraga, kumufasha, yego, ukamwemerera ibihembo, ukamubwira nutsinda uzagira nzaguha ibi ngibi, nutsinda nzakujyana aha, nutsinda nzagukorera iki ngiki. Ibyo bituma ashyiramo imbaraga nyinshi mu kwiga nawe mu buzima bwe bwa buri munsi. Ikindi ni uguha nabyita feedback, ni ukumushimira, gushimira umwana mu gihe ubona hari ibyo yakoze, ukamutera imbaraga. Nubwo byaba ari bikeya, ariko hari icyo bimufasha ku ntambwe uwo mwana yaba yateye. Ugomba kumushimira kugira ngo n'ejo bundi azagire azashyiremo imbaraga nyinshi. Hanyuma rero, niba wakurikiranye neza
ubwo uraza kureba ikintu utakoraga hanyuma utangire kugira gute kugikora. Ndagushimiye rero wowe twabanye, wowe wihanganye tukabana. Imana iguhe umugisha, ukomeze ukurikire Fisher TV, ibiganiro byose ducisha hano ujye ubikurikirana umunsi ku munsi kugira ngo tujye tubana. Turabashimira kubw'inama zanyu, abakomeza kutwereka ko badushyigikiye, ni ukuri ndabashimiye mbikuye ku mutima. Imana ikomeze ibahe umugisha. Murakoze cyane rero kuba twabanye. Dukomeze gukora ibyo Imana ishaka. Ciao ciao, ndabakunda cyane.